Ushobora kwirukana inshishi kandi ukoresheje ikawa, ikawa iyi tuzi ukayinyanyagiza ahantu inshishi zikunda kunyura cyangwa se ahantu ziba zimeze nk'izifite ikiguri kumwe ziba zirunze ahantu henshi, icyo gihe rwose ntuzongera kumva inshishi no kuzibona mu nzu iwawe kubera ko inshishi zitinya impumuro y'ikawa cyane, icyo gihe bizagufasha rwose kwirukana inshishi mu nzu iwawe. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze ni kwa Koko wahageze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo igihe cyose tuzadushyiraho ibiganiro bishyashya uzajya ubana natwe, kubera ko ntabwo uzigera wicuza ko waduhisemo. Niba kandi nawe dusanzwe tubana, ukomeze ugubwe neza, dukomeje kugusabira umugisha. Hari umukunzi wacu rero watubajije ku kintu cyitwa inshishi n'uburyo yazirukaniwe mu rugo, hanyuma duhita dufata umwanzuro wo kubashakira ikintu wakoresha wirukana inshishi mu rugo kugira ngo icyo kibazo gikemuke burundu. Inshishi ubundi ni udukoko dutoya cyane, turazengereza iyo twakwatatse, usanga ahantu hose mu nzu, mu kurya, imigati wabitse, ahantu henshi nyine wabitse amasukari n'ibiki, ugasanga inshishi zuzuyemo. Rero birazengereza kandi biranajenana, niyo mpamvu twahisemo kubashakira uburyo bwo kwirukana izi inshishi ubundi mukaba mu mahoro. Ndacyabibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu byiza bya buri munsi. Ikintu cya mbere rero wakora wirukana inshishi, icy'ibanze ni isuku. Ni isuku muri byose, isuku mu gikoni, isuku ahantu utereka ibyo kurya, isuku mu kabati, isuku ahantu hose. Kuko akenshi ubushishi buza bukurikiye nk'ibyo kurya byamenetse ahantu, amasukari, icyayi se ahantu cyamenetse, ahantu hari imbuto, iki gihe niho inshishi zibikurikirana ugasanga ziraje. Mu rwego rwo kugira ngo uzirukane, banza ugire isuku ahantu hose ushobora guhurira n'ibyo kurya, uhagirire isuku kugira ngo ube wirinze kuba wagira inshishi. Birashoboka kandi rero ko zaza hari ikindi kintu zikurikiye, wenda nk'agakoko kapfuye, nk'ikinyenzi cyangwa n'ikindi kintu cyose cyatuma inshishi zinjira iwawe. Niyo mpamvu ngiye kubwira umuti uzakoresha kugira ngo ibi byose ubyirinde. Ikintu cya kabiri nyuma y'isuku rero, ushobora gufata ingwa iyi tuzi bandikisha ku kibaho, kwa kundi inshishi ziba zakoze umurongo zikurikiranye zishoreranye, ufata ingwa ugashushanya muri iyo nzira yazo, ugashushanya ahantu hose zagiye zinyura, ahantu zagiye zica. Icyo gihe inshishi iyo zibonye uwo murongo w'umweru zihita zihunga zikibwiriza, kuko zigira ubwoba cyane zibonye uwo murongo w'umweru waciye washushanyije. Ikindi kintu gishaka kuzirukana ni izo ngwa nyine, uzifasha ukazisya ifu y'ingwa, ingwa ziriya bandikisha ku kibaho, ukayinyanyagiza ahantu inshishi ziri mu mwobo, ahantu zirimo guturuka cyangwa n'ahandi hantu zirunze ku kintu runaka. Icyo gihe ntabwo uzongera kubona inshishi mu rugo iwawe. Ikindi kintu wakoresha ni black pepper cyangwa se poivron noir, kwa kundi biseye cya kirungo kiba giseye, ukanyanyagiza ahantu inshishi ziri, ukanyanyagiza mu kabati, mu gikoni, ahantu hose wabonye izo nshishi. Icyo gihe inshishi zizaba umugani, ntabwo uzongera kuzibona mu nzu yawe. Ikindi kintu gishobora kugufasha kwirukana inshishi ni ugufata amazi ashyushye ugakamuriramo indimu, ugahanaguza, yaba ari ameza, yaba ari mu kabati, yaba ari ahantu hose urimo kubona inshishi. Icyo gihe inshishi zizagenda kuko zitinya impumuro y'indimu. Ikindi kintu ushobora gukoresha uramutse utabonye indimu, wakoresha vinegere. Vinegere burya ni umwanzi w'udukoko twose tuno tuza mu nzu. Vinegere iratubangamira cyane. Wahanaguza vinegere ahantu hose, ugakoresha isuku vinegere. Iki gihe rwose uzaba wirukanye inshishi mu nzu yawe. Ikindi kintu ushobora gukoresha wirukana inshishi mu rugo iwawe
ni ikawa. Ikawa iriyiseye urayifata ukayinyanyagiza ahantu hose inshishi zirimo zirava, haba mu kabati, haba mu gikoni, haba ku meza n'ahandi hose inshishi urimo kuzibona mu nzu. Iki gihe nacyo bizagufasha kwirukana inshishi. Ikindi kintu gishaka kwirukana inshishi ni ugufata umunyu ukawuvanga n'isukari. Urabivanga hanyuma nabyo ukabinyanyagiza ahantu inshishi ziri. Ibi nabyo bizagufasha kwirukana inshishi kuko zizaza zikurikiye isukari, ariko nizigutaho zumve harimo ikintu gikarata ari umunyu, zizahita zihunga rero. Kandi ibi ngibi ntabwo bikora ku nshishi gusa, aho twa dukoko twinshi tudutera mu nzu, haba biriya bintu biza ku isukari bita mupendasukari bimeze nk'ibimonyo, udukoko duto twose, ibi bintu ubabwira birabyirukana. Ikindi kintu ushaka gukoresha ni gufata amazi ashyushye watetse abira ukayamena mu kiguri cy'inshishi. Ikiguri ni igihe kwa kundi batetse hamwe ari nyinshi, cyangwa se ukabona umwobo zaturutse, ufata ayo mazi ashyushye ukayanywa, igihe inshishi uzirukana. Ubu buryo rero mbabwiye uzakoreshamo bumwe cyangwa bubiri bitewe n'ikizakorohera. Ndabizi neza inshishi zizaba umugani mu rugo iwawe. Uzazirukana wigirire amahoro, ujye ubika ibintu ubirye ku munezero. Ikindi kandi tuzirikane isuku, kuko nyine iyo hari ibyo kurya byatakaye hasi cyangwa utuntu runaka, nibyo bikurura izi nshishi. Ni ukuzajya n'akabati ukegezayo ugakora isuku munsi, amatapisi aho wayarambitse, ahantu hose nyine utu dukoko dushobora kwihisha, ni ukuhagirira isuku kugira ngo twirinde utu dukoko tuza twangiririza ibyo kurya. Mwakoze cyane rero. Niba hari ikindi kintu wifuza ko twazakubwiraho, watwandikira binyuze muri komenti, ugakora like, ugasharinga bagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo nabo bikize iki kibazo cy'inshishi, kuko kiba ahantu henshi cyane. Ubundi rero tugumane, Imana ibahe umugisha. Bye bye bye.